nabonye bakora hariya cyane mbona ko hari ibyapfuye reka mpitamo kuhihorera nkavugana namwe turi kumwe kurusha. Ndizera ko mwaramutse neza mwese kandi mwatangiye umwaka neza kugeza ubu, ariko igihe kinini cy'umwaka kiracyari imbere. Ndibwira ko nabwo byose bizagenda neza. Ubwo ngira ngo mbashimire ko mwadutumiye kuza kuba turi hamwe namwe muri uyu mwanya wo gushima no gusangira ibitekerezo bitandukanye. Turabyishimiye kandi iteka turabyishimira. Nagira ngo mbafashe cyangwa mumfashe kwakira n'abashyitsi bavuye hirya no hino, nabo bari hano kwifatanya natwe. Ndagira ngo mpere ku bivugwa buri gihe kandi kuko nk'abantu n'ibikorwa byacu n'inshingano dufite, hari byinshi bihora bigomba gusubirwamo buri munsi buri gihe ntiturambirwe, kubera ko nk'abantu ntabwo ibintu bifata umurongo uko byifuzwa ako kanya ngo birangirire aho, ndetse niba birimo no gukora n'amakosa abantu barayakora, ugakosora ejo ukagerageza ugakora ibindi, ndetse ukaza gusanga amakosa yongeye yabaye. Hari ijambo riduhurije hano rero, ijambo ndetse rijyanye no kuba turiho. Kuba turiho hari impamvu, naho duturuka ahenshi hadasobanuka kuri buri wese ngo amenye ko abantu babaho bate, bavuye hehe, isi yaremwe ite cyangwa yabayeho ite, uko washaka kubyita uko ariko kose. Ibyo ni ibibazo bya buri munsi bihora bishaka ibisubizo, ariko igihe ibyo byose bitaratungana abantu bo bariho, turiho, tugomba gukomeza kubaho tukagira ibyo dukora. Niyo abantu baba batarasobanukirwa buri kintu cyose kijyanye n'impamvu abantu bariho, cyangwa se na buriya bushobozi tutumva neza cyane twese, rimwe na rimwe sinzi ko hari ubyumva neza, bwanatumye tubaho. Ibyo bita kurema. Twaremwe dute, nande, aho hagati hari ibitekerezo byinshi bivugwa ku muntu abishatse, ariko icyo tutahakana ni uko turiho, uko ibintu biriho. Ushaka inkomoko yabyo uko wayumva, ibyo birakomeza abantu babana nabyo. Hagati yo kwemera rero no gushakisha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose ku muntu uwo ari we wese, hari iki? Abenshi niho twisanga. Binagaragazwa nuko ibyigishwa ndetse byavuzwe kandi byumvikana bizima, abantu duhora tuvuga ibyiza biriho dukwiriye kuba dukora,
ndetse ari nabyo bivamo gushimira. Gushimira bivuze ngo warahawe. Icyo ushimira, urashimira ibyo wahawe. Ariko wowe utanga ryari? Urahabwa gusa bikarangirira aho. Nawe ugomba kugira icyo utanga, naho haba hari ikibazo. Ibyo uhawe ugashimira, urushimira ibyo uhawe, wowe ntugire icyo utanga. Ubwo niho abantu bakwiriye kuba bisuzuma. Ni naho rero haturuka muri ya nyigisho wise ni naho hagaragarira intege nke z'umuntu. Umuntu ku ruhande rumwe ugashimira kubera ko wabonye ufite ibyo wakiriye, ku rundi ntihagire ikikuvamo ngo kigere ku bandi. Byagenze bite? Niho rero ingufu nke z'abantu zikomeza kugaragarira, ni nazo ziganisha mu byo twahoze twumva. Dushakira cya kintu gihuza, rwa rutindo ruhuza kumenya, guhabwa, nawe gutanga. Gutanga ni kwa gukora. That is the doing. Iyo gap, icyo kinyuranyo kiri hagati gihora ari kinini cyane. Urutindo rugomba kubakwa hagati aho ni rurerure. Ntabwo rero dukwiriye no kubihunga. Hari abantu babihunga, bakabihungira mu ikuzo, kwikuza, ku buryo ndetse wowe ushaka kwerekana ko uruta abandi. Ariko ibyinshi kwa kwikuza, kwa gushaka kwerekana ko uruta abandi, biba mu mvugo gusa, ntabwo biba mu nkora, mu gukora. Ariko niho bikwiriye. Niba ushaka kuruta abandi, bive mu gukora, ubigaragaze, ndetse binagaragarire mu nyungu abandi babivanyemo. Nabyita mu buryo busanzwe, mu magambo asanzwe, izindi nshingano abantu bamwe bafite. Ni urugamba, ni nko guhara ku rugamba. Guhara ku rugamba uringaniza ibyo tuzi dukwiriye kuba dukora, bwa bumenyi bubiduha, n'ibikorwa dukwiriye kuba dukora. Kandi ibyo ntushobora kubihisha, ntushobora kubeshya abantu uti yewe ibintu byose nzi mbishyira mu bikorwa. Oya, ibikorwa kuba bihari cyangwa bidahari bizakugaragaza. Ntushobora kubeshya. Niyo wabigerageza abantu barakubaza batari ko imitima y'abantu wahinduye ukabajyana mu bikorwa bigaragaza icyavuyemo,
birihe ngomba kubyerekana. Iyo rero ni intambara ihoraho buri munsi. Reka mbaye nk'urugero rw'inshingano abenshi hano dusangiye mvanye gatoya mu bintu byo kwemera, ibintu by'idini, ibintu bijyanye mu buzima bwacu busanzwe twirwamo buri munsi. Nabwo tugatwarwa cyane ngo ugende ujye hejuru wibagirwe hasi. Ugomba kwibuka ukuri k'ubuzima ni hasi, ni hano ku isi niho turi. Ibindi byo mu kirere binakomeye cyane kubyumva neza, ibyo ni byiza, duhora dushakisha uko twabana nabyo byatuyobora byagira bite, ariko tujye twibuka ngo aho duhagaze niho habanza. Tuvuge nko mu nama ya leta, hari inzego nyinshi zitandukanye dukoreramo, z'ubuyobozi bw'igihugu, za politiki, iki bavuze amatora twanyuzemo, nayo mbashimira, nayo mwarayasengeye, ndetse turabishimira. Ariko ubwo tubishimira, nzi ko mfite umwenda, nashimiwe ibyo nahawe, ngomba kugira ibyo ntanga. Ntabwo nashimira gusa, ntabwo nahabwa gusa ngo nishime, ariko abantu bategereze ku kizamvamo kijyanye n'icyo nahawe ngo kibure. Wumva afite ikibazo. Muri leta, mu mikorere ya buri munsi, turicara no mu nama tugakora, tugafata ingamba z'ibizakorwa, bizabikora bizava he, bazabikora ni bande, tukabyumvikana. Ndetse tukongera tukica ibintu byose tukabishyira ku murongo. Umwe ashinzwe iki, undi ashinzwe iki, twagihuriyeho, twakiganiriye. Tukavuga ngo tuvuye aha tugiye gushyira ibintu mu bikorwa. N'amikoro arahari kuri bimwe, ntabwo amikoro aboneka kuri buri byose, ariko ndavuga ku mikoro aboneka ahari n'ibyo agomba ayo mikoro gukora. Hatinda gato wabaza umuntu umwe uti tugeze kuri wari ushinzwe ibikorwa, tugeze atangira gusaba imbabazi, ati aribagiwe, tubabarire twaribagiwe. Ukabaza undi, ahubwo ati twarabikoze. Mugeze mwakoze ibiki, mugeze. Wajya ugasanga ibyo yakoze ni ibindi bitandukanye n'ibyo mwumvikanye. Utse ko wakoze ibintu bitandukanye n'ibyo twumvikanye, habaye iki? Ati nagira ngo turareba, ati nagize ngo, ati kaba ibindi bintu birebire. Niba waragize ngo, niba hari ikindi wabonye cyari kinyuranye n'ibyo twumvikanye kizima ugomba gukora, kuki se utasubiye inyuma ngo natwe twese tubimenye, tuvuge ko hari inama twungutse dukwiye kuba dukurikiza? Habaye iki? Mu ncamake, umuntu yari ko asaba imbabazi gusa. Ibyo rero ntabwo ari ikibazo kinini, ibyo birasanzwe, umuntu yakora ikosa, ibyo rwose kuri ibyo nta nubwo ari cyo kibazo.
ariko iyo bibaye rimwe ku muntu umwe akabisabira imbabazi, uwo muntu ejo bikongera bikagenda gutyo, ejo bikongera bikagenda gutyo, ntabwo biba bikiri ya makosa akorwa gusa kubera ko uri umuntu, kuko abantu bakora amakosa, byabaye ikosa ryahindutse icyaha, ni icyaha, ntabwo bikiri ikosa risanzwe ry'abantu bakora. Ibyo rero bigahoraho, ukwezi karashira, kugashira, ibiri gashira, ari abantu basubiramo batyo buri munsi. Hari ubwo rero bigeraho noneho kwibaza ariko se amaherezo azaba ayahe, ku buryo bworoshye kandi abantu benshi bakunze kunyuramo babiragiza ubushobozi bundi buturenze, ubwo babihunze babiragiza, tukajya kubisengera, tukajya buriya ni ukubihunga, ntabwo ari ikindi, kuko ibyo usaba waranabihawe, ahubwo ntubikoresha. Bigaragarira, there will be results or no results. Nta rundi rubanza. Naho nujya gusaba, niyo wajya usaba abagatolika, niyo basoma n'iki amashapure, niyo wasoma amashapure 70, nta kizavamo, kubera ko ibyo uriho usaba urabifite, warabihawe, ahubwo ntubikoresha. Ahubwo nuko abo tunasenga cyangwa ibyo bwa bushobozi tutavugana nabwo ngo gutyo, hari abavuga ko bavugana nabwo ariko ngeze ko bikigoranye, biragoranye. Ariko niba twavuganaga n'ubwo bushobozi ku buryo bworoshye gutyo, rwose buba butubwira batari ko ubu urashaka iki, wansabye iki ndakiguha, ahubwo wagombaga kugikoresha kugira ngo ugere kuri iki, ntabyo wakoze, ubu urasaba iki, keretse niba usaba ngo abe aricyo ukigukorera. Nabyo rero ubu ni ikindi kibazo tugomba kwibaza rero, twebwe nk'abantu mu byo dushinzwe, mu bushobozi butandukanye dufite ariko bufite aho bugarukira, ugomba gusubira inyuma utari kumbikoresha iki. Ba bandi bavugaga who have arrived where there is no such arrival, kuko niyo mpamvu niyo waba wageze aho washakaga hari ahandi hagusaba kugera. Igihe uriho biragusaba guhora ubona aho ugomba kugera, ushaka kugira ngo uhagere.